Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye ko tuzakore rimwe duhite dutsinda. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda, ikintu ubusabwa ni ugukosora kino kizame cyose kiba kimaze gukorwa, ukareba ari amasomo ngenda mbakiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukareba na kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizame. Rero kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda, mbere yuko ureba ino video ujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo hakanze ikintu cyose kiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Rero ndizera ko amaze gukanda subscribe, ndizera ko ikintu cyose nzajya kiraho uzajya uhita ukibonera ku gihe. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode, tukatubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha tukajya tugiguhera ku gihe. Mbibutsa ko bitewe n'akazi ukora birashoboka ko utabona umwanya wo kuza ngo twigane mu shuri, cyangwa se ukaba uri kure. Twabatekerejeho tubashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona ko unogeye ubonekaho ku munsi yajya agera tukaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Rero ndizera ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Murabizi uyu munsi urasanga barakunda kubazamo ibibazo byinshi mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Niyo mpamvu ari cyo duhita tubashyira kwa ino YouTube channel yanyu kugira ngo nk'ugiye kujya mu kizame mu kanya cyangwa uri hafi gukora ukirewe, kugira ngo nugerwaho ubone ibibazo byagarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ni icyapa gifite ubuso bw'umutuku, handitsemo ijambo ryitwa ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda rirasobanura ngo guhagarara. Urahagarara mu bihe bihe? Urahagarara byagenze bite? Hano ibisubizo 4 baba baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo guhagararaho abanyeshuri bambukira. Mbega ngo hagarara akanya gato. Sega ngo ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Deka ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese kino cyapa cyanditsemo stop bisobanura guhagarara, urahagarara mu bihe bihe? Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ariko mbibutsa ko ino video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyakorera iri kuri YouTube channel yanyu, wasura kuri YouTube channel yanyu ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ukuntu iyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo bagenda babazaho. Bino bibazo byinshi biri muri iyo video, mara kuyireba wajya mu kizamu gakora ibyapa bitakubereye imbogamizi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Hagarara akanya gato. Iyo ubonye kino cyapa akenshi uba ugiye kwinjira mu muhanda utari kureba iburyo bwaho, utari kureba ibumoso. Rero bikagusaba kuba wahagarara akanya gato ukareba ko nta zindi modoka zaje. Wabona nta zaje ukabona kwinjira mu iryo sangano ry'umuhanda, uba ugomba guhagarara akanya gato. Ndizera ko wari wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26. mufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Iyo maze kugushakira kode muhereza imyitozo iragufasha kuba wakumva neza bino bibazo biba byabajijwe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda, kuko twatubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tugufashemo. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Hari umuntu wizeye kumbaza se umuyobozi ni iki? Gasanga wenda hano niba ari bwo bwa mbere ukosoye kino kizame
ugasanga ntabwo uzi ijambo umuyobozi ngo ni iki. Iyo bavuze umuyobozi, niba ari imodoka bari kuvuga umushoferi, niba bari kuvuga ipikipiki bari kuvuga umumotari, abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Ariko gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri gushaka umuherekeza, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri gukurura ikinyabiziga cye. Niko kuri C bari kutubwira, mu gihe kuri D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cye. Hano duhisemo B, gukurura ikinyabiziga cye. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, nugerwaho mu kizamini urakora mu kanya, urabona ibibazo 9 biragarutse, ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu bakora rimwe bagahita batsinda. Ikintu aba yarakoze ni kimwe, mbere yuko areba ino video ajya hari ahantu handitse subscribe kakanda, ikintu cyose nkiraho cyaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizame, agahita kibonera ku gihe, yagerwaho mu kizame cye akabona kiragarutse agahita gikora, agakora rimwe agahita atsinda. Nawe ukeneye gukora rimwe rero, ibanga ni icyo ngicyo, ikintu cyose cyiza bari cyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugomba kukibonera ku gihe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri ahakurikira. Ese igomba kuba iri ahagana. Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe kuba wakata gusubira inyuma ngo uhindure icyerekezo. Niho bita umuhanda w'icyerekezo kimwe. Iyo uvuyemo haba hari icyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota wari buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Bibutsa ko ikibazo cyose dukosoye ujye ureba ko nikiramuka kije mu kizame urakora kitarakugora, kuko murabizi ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizame kimwe ukabona ibibazo 9 biragarutse mu kizame wakoze, kandi wakosoye kino kizame kimwe. Rero kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda, usabwa gukosora ibizame byinshi biba byakozwe, kandi murabizi buri munsi ikizame cyose kiba cyakozwe nta handi uba wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ujye uhita ubibona, ikintu usabwa abari gukanda subscribe. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka uramutse guhitamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe hari umuhanda w'icyerekezo kimwe, ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, nayegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ndizera ko bari bamaze guhitamo C, ndizera ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4, kirabaza ngo kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuhanda ni mutoya, ubugari bwawo ntabwo bwabemerera kunyuranaho mudateje inkomyi, rero muba mushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ariko mumaze kureba kimwe mwa bino baduhaye, ibihe arabanga umuvuduko w'abanyamaguru, kareba se abanyamaguru bari kugenda gahoro cyangwa bari kwirukanka. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa urafunganye. Seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe. Ese hari umwe cyangwa hari abanyamaguru benshi. Mu gihe D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira
kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Rero hano iso cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora hano iso cy'ukuri nta kindi nta kiso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta kiso cy'ukuri kirimo, ibintu byose wareberaho uri umuyobozi w'ibinyabiziga ntabwo biba byemewe kuba wanyura mu kayira k'abanyamaguru. Uraca mu kayira k'abanyamaguru bo babe bari guca he? Ufata ikinyabiziga cyawe ugicishe mu kayira k'abanyamaguru. Ibintu byose wareberaho nta gisubizo cy'ukuri kiba kirimo. Niyo mpamvu hano duhisemo D. Ntabwo wareba umuvuduko w'abanyamaguru, nta bugari bw'umuhanda, umubare w'abanyamaguru, ibi byose ntabwo birebaho, ntabwo wabemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru uko byagenda kose. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, waba wagiye kubagonga. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo D, ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Ubundi birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ese kino kibazo uracyumvisha ukuntu kibaza? Kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Ubundi birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Naye matara iyo bitareba iri tegeko, hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndangaburumbarare, ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ubundi birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe. Ndakeka ko mujya mubibona ku binyabiziga byinshi, ntabwo wagenda gukora andi matara uyashyire ku kinyabiziga cyawe, biba bibujijwe. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ni ukubera iki bitareba amatara ari imbere mu modoka? Hari imodoka uzagenderamo ubone mo imbere harimo amatara y'umuhondo, ugendere mu yindi ubone harimo amatara y'icyatsi, ugendere mu yindi ubone harimo amatara atukura, ugendere mu yindi ubone harimo amatara y'urumuri rwera. Ari amatara ari imbere mu modoka, uba wayagira uko ushaka, iri tegeko ntiriba riyareba. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri, ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko umenya impamvu duhisemo B, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kwiga mu buryo bwa online. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, uranyandike cyangwa ukampamagara nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame. No mu bizame biba byarakozwe mbere iba ari ubuntu. Uramutse twandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibi byose tubafashemo. Cyaba ikibazo waba wagize mwa bino bizame, yaba ari isomo ukeneye ko tukwigisha, yo ucyandika muri komenti, asigaye tukaritegura, wazagerwaho ukaba wararibonye, ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ushyiraho isomo bitewe n'ibiri kukugora, ukaryandika muri komenti zonyo zose ndazisoma, nkareba ibyo mwagiye munsaba. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kibaza ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugashaka guparika iburyo ku nzira y'abanyamaguru, imbere yawe uri kubona ukuntu hameze, uri kureba ibyapa bihari. Ese wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo biremewe munsi y'iki cyapa, mbega ngo biremewe imbere y'iki cyapa, sega ngo birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa, ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya ari icya mbere. Ndizera ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, biremewe munsi y'iki cyapa. Uri kubona ko kino cyapa gihari cyanditsemo P, biba bisobanuye ngo parikingi. Rero ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Hano uri kubona ko hari kino cyapa, urabyemerewe. Niyo mpamvu hano duhisemo A, biremewe munsi y'iki cyapa. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka nikiramuka kije mu kizamini bukore mu kanya, ndizera ko urahita
ugikora. Noneho kino kibazo cya karindwi ukitegereze neza, kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Hano batubwiye ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. A iravuga ngo metero imwe n'ibice 25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Baba bahindura kino kibazo bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bikubaza gutyo ntibizakugore, murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Cyangwa bagafata zino santimetero bakazishyira muri metero bakavuga ngo A metero imwe n'ibice 25, B metero 0 n'ibice 30, C metero 0 n'ibice 75. Nabyo ntibizakugore baramuka babihinduye gutya. Ikintu bazaba bakoze bazaba bahinduye ingero gusa. Ubonye ibintu by'ingero biri kukugora byandike muri comment nkutegure isomo nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Hano ndizera ko amaze guhita imiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 30. Ndizera ko aramaze guhitamo B, ndizera ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Utwaye imodoka uri mu nzira nyabagendwa baraguhamagaye, ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari aho kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya? B ngo kutayitaba, C ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kugitamo. Mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba iyo telefoni. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, ndizera ko wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Niba guhamagara utwaye ikinyabiziga uzashyira imodoka iruhande uyitabe, numara kwitaba ubone gusubira mu kinyabiziga wongere utwaye. Kuvugira kuri telefone utwaye ikinyabiziga ni ikosa rihanirwa. Ndizera ko wamaze guhitamo C, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu baba bagomba kwitonda mu gihe baguhamagaye utwaye ikinyabiziga ukamaze ukagishyira uruhande ukitaba, kubona gusubira mu modoka ugatwara. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari ngo metero imwe n'ibice 25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kujya kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Ubugari bw'imizigo yikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe n'ibice 25. Hari abantu benshi bari bavuze kino kibazo ko kigarutse kabiri. Ntabwo bino bibazo bisa. Ugiye kwitegereza neza ahantu bitandukanye, ngiye gusubira inyuma gatoya muranyihanganira musobanurira ahantu bino bibazo bibiri bitandukanye. Ku kibazo cya 7 bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite. Ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ipikipiki ifite bavuze ifite. Twahisemo hari iso cy'ukuri ko ari B santimetero 30. Noneho ikibazo cya 9 cyo cyabazaga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite
akanyabiziga ko ku ruhande. Hano duhita duhitamo metero 1.25. Ndakeka ko bino bibazo umenya hano bitandukaniye, nibiramuka bigarutse mu kizamu uzakora ntikizakunanire. Hano bavuze ngo ipikipiki idafite, uzahitamo metero 1.25. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite, uzahita uhitamo santimetero 30. Ndakeka ko umenya hano bitandukaniye. Ndizera ko bino bibazo utazongera kubigiraho urujijo. Ndizera ko uramutse guhitamo rero A, metero 1.25. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Bihe binyabiziga? Aranga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Sega ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni se ibinyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko mujya mubibona kuri za ambulance zira zitwara abarwayi. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero se. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibimenyetso bimeruka byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko biriya bimenyetso bashyira mu muhanda, bino bimenyetso bimurika mu zindi ndimi mubyita ngo ni feruje. Ubona ko hari igihe ubibona biri hejuru y'umuhanda, cyangwa ukabona babishyize ibumoso, cyangwa ukabona ubundi biba bigomba kuba biri iburyo, ariko bashobora kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Niyo mpamvu hano duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Abizi bino byapa, ibindi bimenyetso byose bikoreshwa mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese uramutse guhitamo se? Ese uramutse kuyandika ku gapapuro? Ndizera ko uramaze kuhitamo. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizami uri bukore mu kanya wahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatse rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hano ibisubizo bine baduhaye. Urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hehe? Ari aho kuri buri nzira. Mbega ngo hagati y'amasangano. Sega ngo iburyo bw'amasangano. Ndeka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri kuri buri nzira, ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri hagati y'amasangano. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere uyu munsi. Ndizera ko uramaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Itara ry'umuhondo rero rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Agomba gushyirwa kuri buri nzira cyangwa hagati y'amasangano. Ndizera ko uramutse guhitamo D. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kije mu kizami uri bukore mu kanya wahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13. Kibaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto
cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. N'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro. A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari amatara y'umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Ndizera ko wamaze guhitamo C, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Iyo wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo igisubizo cy'ukuri kivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko ni sisiteme iba iri kugukosora. Hari umuntu wigeze kumpamagara arambaza se nta n'igice baguhaho mu gihe wahisemo nka A n'ubundi ko bari igisubizo cy'ukuri? Hoya, ni sisiteme iri kugosora. Iyo utahisemo inyuguti ya nyayo ntabwo wagikoze. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyitegereze neza. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye hepfo ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare igihe ijuru rikeye ari igihe cya nijoro. Araba mu metero 50 nibura, B ngo metero 100, C ngo metero 150, D ngo metero 200 nibura. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Murabizi kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi, uba ugomba kujya mu kizame ubundi umaze kugikosora. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Ese uramaze guhitamo D, metero 200 nibura? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizame muri bukore uhite ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe aha hakurikira. Hari igihe ubwira umuntu kunyura ku kinyabiziga ntabyumve, ariko wamubwira ngo kudepasa ikinyabiziga agahita byumva. Kudepasa ni mu ndimi z'amahanga. Mu kinyarwanda cyiza ni nacyo bazakoresha bari kukubaza, bazakubwira kunyuranaho. Kunyura ku kinyabiziga nicyo kinyarwanda bakoresha mu bizami. Kunyura rero ku kinyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Ariko ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, B ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, C ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri biba bibujijwe hehe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Biba bibujijwe hafi y'iteme aho umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kibaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino modoka zidutwara mu buryo bwa rusange tugiye mu ntara, tugiye gusura ababyeyi mu cyaro. Rero umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni araba ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C kilometero 25 mu saha, D ngo kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigeho ikibazo. Ikinyabiziga cyose cyo gifite ahantu uri kujya ugendera, uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Ndizera ko wamaze guhitamo A, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo kiramutse kije mu kizame muri bukore mu kanya, ndizera ko wahita
ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. aravuga ngo toni 10, bega ngo toni 16, sega ngo toni 24, deka ngo nta giso cy'ukuri kiri mu bwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi, ni de nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Murabizi hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 24, hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 16, hari n'amakamyo menshi ashobora gutwara ubwikorere burenze toni 10. Murabizi neza, niyo mpamvu hano bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku ikamyo, ubwo amakamyo yose aba mu gihugu akaba atarenza toni 24, oya. Akaba atarenza toni 16, oya. Akaba atarenza toni 10, oya. Ahubwo nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Iyo video narayibakoreye y'ibyapa byongera, so ku YouTube channel uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Aravuga ngo karifite ubuso bw'ibara ryera, bega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni be, aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizira byapa by'inyongera bafite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Rero hano mwa bino bisubizo bine, nubwo batavuze ko ibyo by'ibirango ngo bavuge ko iyo y'ibizenguruko, bapfa kuba batubwiye ko gifite urukiramende, ishusho y'urukiramende n'ubuso bw'ibara ryera. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki kinyabiziga gishya kigenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Kino kibazo ni ingenzi kuko muzagikenera cyane. Aravuga ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi rero ni B, nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko wamaze guhitamo B, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami muri bukore mu kanya urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba cyakozwe. Wabona hari ikintu kiri kukugora ukacyandika muri comment, tukaguteguraho amasomo yagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mujye mutwandikira ibiri kubagora kugira ngo tubategurire ayo masomo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi cyabazaga ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ibyo bintu ahubwo birashoboka? Niba bishoboka se bishoboka ryari? Aravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, bega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B ikaba ari igiso cy'ukuri mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora gutera ibyago, mu gihe D iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko wamaze kugihitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ndetse no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba cyacitse nka feri. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Uri hafi gukora? Jya aho hantu handitse subscribe niba ushaka gukora rimwe, wakandi ikintu cyose nshyiraho kizaba ari icyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ese waba ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 3?
twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 356 26 tubigufashemo. Ese waba ukeneye kwiga mu buryo bwa online nubwo waba uri kure? Ntukarindire ko umanza wajya gukora ngo utsindwe ngo ubone kutugana, ahubwo tugane hakiri kare tukwigishe ugerweho ukore rimwe uhita utsinda. Twandikiye ku zihe nimero 0789 tugufashemo. Niba uri hafi gukora ikizami cyose gikozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka, cyane cyane mwa kino kizami cyo kuba cyakozwe ari icya mbere. Kande subscribe ningenda gishyiraho ujye urahita ukirebera ku gihe ugikore, nugiye ko uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.